urumva nawe narifite agahinda kenshi nyine baramfataga bakanyotsa bagashira imbugita muziki igatukura cyane bakamfuka mu maso bakabaga gutya bwaca bikongera bikabyimba bakongera bagashira imbugita muziko nanone icyuma bakongera bakabaga biranga neza neza banyokeje bantwitse inshuro 6 biranga birananirana ubwo nukuvuga ngo iwacu murenge byukuri mvugishije ukuri n'abanyamurenge aho bari barabyumva umukobwa wagize ikibazo cy'ubumuga ntabona umugabo iryo ni ijambo rya mbere ntashobora nubwo wowe usa n'umuzungu wagize ubumuga wapfuye kugira ubumuga ntiwabona umugabo. Oh haleluya Yesu mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora tuje kuvuga ineza yawe. Abakurikiye gusengarwa twongeye kuba ikaze muri kano kanya n'umundi ni Hararimana Wararisi. Murabizi ko Imana yakwimanye ko yeje kuri amatariki iri muzima. Hashimwe Yesu wabikoze. Imana yaraturinze kandi nawe yarakurinze nanjye yarandinze. Ndahamya neza ko Imana izabana nawe ugasoza umwaka amahoro. Mbahaye ikaze n'ubundi mu buhamya turi kumwe n'umubyeyi abantu bakunda cyane, abantu bakunda, abantu benshi baramusabye, abantu bari muri Texas muri Amerika baramusabye, mu Birigara abantu bamusabye. Mbahaye ikaze Dorcas yageze kuri gusengarwa namubazaniye mama pasteur. Mama pasteur karame tuguhaye ikaze kuri gusengarwa. Mukoze cyane. Ndumva twatangira utwibwira wibwira abadukurikiye hanyuma twaza gusoza maze kutwibwira tugasenga Imana. Ndahamye neza ko turagira umugisha kandi n'abantu barakurikirana iki kiganiro kigiye kugirana ubuhamya. Ndazi neza ko barahembuka muri bino bihe baraza guhembuka. Ngo haye ikaze gutwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Dorcas Madame Pasteur. Amen. Sengera itorero rya hano mu Rukiri. Werarisi n'umwana wanjye mu buryo bw'umwuka. Namubonye kakiri gato n'urumva nawe amaze kuba umuntu arimo aratuzana mu bikorwa bye. Imana ishimwe kandi wandeze neza, mwandeze neza n'umutware wawe. Imana ibahugisha. Niyo mpamvu nkivuga Yesu. Hari abantu benshi bariye umwana bariye umwana mu byo mwuka babivamo, ariko Yesu aracyamfasha ukuboko. Tugiye gusenga hanyuma tuguha umwanya utuganirize uko muka Imana kuyobora. Ndazi kugira ibintu byinshi, ugira ubuhamya, ugira ibintu byakomeza abantu muri bino bihe turimo. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana y'amasezerano. Tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo ikomeye yakoze, tugushimiye uburyo warinze mama pasteur, tugushimiye uburyo warinze abana be, tugushimiye uburyo nanjye wandinze. Nushimwe umuntu wese udukurikirana kuri gusengarwa. Hari abadukurikiye live bahabwa umugisha, hari abazatubona nabo bahabwa umugisha. Buri muntu wese udukurikiye abari mu bitandukanye turavuze ngo ni bahabwa umugisha. Buri muntu wese ahemburwe n'ubu buhamya, ahemburwe n'iki kiganiro, kigiraho kimuvana, kigiraho kimushitsa. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye. Tuguhaye ikaze Uwiteka ngo bana muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Ni Karoma pasteur. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Nari maze kubibwira ko nitwa Dorcas. Mfite ubuhamya bwinshi, ariko cyane cyane ubuhamya bwanje bushingiye kuko Imana ishobora byose. Amen. Tagishobora kwinanira kandi Imana yigufiteho umugambi. Nubwo wacubiririye pfu mu mazi, Imana igukurayo. Muri make mbese ngiye gutangira navukiye murenge. Niho iwacu kuvuga ngo kuvukira murenge si ikindi ahubwo no kugira ngo mumenye itandukaniro nyine uko abantu bagiye babaho. Navukiye murenge, mvuka ndi muzima, ndi umukobwa usa naho ndi umwe ko naravuze sanga mukuru wanjye we kera yaragiye nyine usa n'ukuriye mu bahungu nubwo datagiraga abagore babiri. Noneho ndakura mfite imyaka nka 11 12 sinza nibuka neza aho hantu, ariko kandagira icupa. Kandagira icupa ndikandagira bisanzwe nka kwa kundi ukandagira ihwa.
noneho icupa ndibuka ko aho ryanyiciye twari twagiye ahantu hirya y'amazu gatoya musaza wanjye aza mpetse ntabasha gukandagira ndimo va amaraso menshi mpageze batoye uruhindu nyine ikintu cyo kuzibura igikwasi barazibura bakuramo gatoya kandi karabananira baravuga ati nta kibazo kuzabyimba ni kuzana kazazanwa n'amashira mbaye aho ngaho kuguru kukangana gutya rya cupa riratura rigera imyaka 20 imyaka 20 bana naryo riri mu kuguru urumva nawe narifite agahinda kenshi nyine baramfataga bakanyotsa bagashira imbugita muziki igatukura cyane bakamfuka mu maso bakabaga gutya bwaca bikongera bikabyimba bakongera bagashira imbugita muziko nanone icyuma bakongera bakabaga biranga neza banyokeje bantwitse inshuro 6 biranga birananirana ubwo nukuvuga ngo iwacu murenge by'ukuri mvugishije ukuri n'abanyamurenga aho bari barabyumva umukobwa wagize ikibazo cy'ubumuga ntabona umugabo iryo ni ijambo rya mbere ntashobora nubwo wowe usa n'umuzungu wagize ubumuga wapfuye kugira ubumuga ntiwabona umugabo icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukuvuga ngo ntubukitaweho mu buryo bukwiriye kuko nyine iwacu umukobwa ni inka ariko nyine bibaye kutazikizikowe biba bibaye nyine kubaye waho ngaho naratuye ndatura cyakora hari ibintu bibiri bigomba kukubaho niyenda byotuma nawe izina ryawe rivugwa hari ukuja kugisaza igisaza ugashaka igisaza ni wumva igisaza ntugira ngo ni igisaza bene ikicyoroshye umusaza ufite imyaka 15 uja ku musaza wa musaza umushaje cyane ariko hari ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 4 ravuga ngo nakumenye ntarakumenya haleluya nkweza utaravuka kugira ngo uzahanurire abantu uzavuga ijambo ry'Imana no kuvuga ngo Imana yatumenye itaraturema ifatira mu mugambi wayo hari ukuntu uja kugisaza icyo gisaza ni igisaza cyo gucanira umuriro ukakigaburira ukagitekera ukakigaburira kikaryama kiriyo ngiyo ntabwo cyakubyarira yaye ndicoshobora icyakora niyenda hari bamwe bagiye baja kubasaza aya mahirwe bakayabona ariko ubundi ushatse ubyarana n'abandi none se nyine kugira ngo urwo rugo rugumemo nyine gume muri zanka hari ukuntu nyine gisaza kiraho ariko nyine abandi nyine nuko ikibazo bakagikemura ukagira amahirwe ukabona urabyaye ikindi cya kabiri biba ngombwa kuzarira iwanyu kugira ngo uzara abana bazaguhamba mbese abana bazagusazisha mu zabukuru kandi ibyo ni ngombwa babikubwira ngo byara batabikubwira ni ngombwa ngo bibeho kuko ntiwotura ngo uzabe nk'ibindi ntiwobona uzaguhamba nuvuga ngo ubyara umwana uzaguhamba kandi by'ukuri hari ababikubwira akabwira ati se ko wicaye nk'igipfuri yicaye gutya ngo uzamere gute byara umwana uzaguhamba ariko ngiye kuko nayo naramenye Imana ndababwira jewe sinshobora kuja ku musaza kandi sinzabyarira iwacu ndatura nuvuga ngo abana abakobwa bacu bagenda afite imyaka 15 uwatinze cyane 17 20 noneho we abaza ngaha ari mukuru cyane ariko ngiyewe naratuye iwacu ndatura imyaka 30 nukuvuga ngo nyine urumva ko byari bikabije nyine nta mahirwe sinigeze mfukama n'umunsi umwe ngo nsenge ngo vuge ngo Mana ngo uzampe umugabo ntawe mbese gusenga gutyo mbasa n'ugerageje nuvaga ariko ugerageza Imana kuko mu mateka yacu nta kimuga kibona umugabo no kuvuga ngo nta n'amahirwe yarahari kuvuga ngo nosenga ngo Mana uzampe umugabo ntawe nari kuzabona ntibyari gushoboka ariko nihanganira aho ngaho ndihangane igihe kigeze basaza banje babona ukuguru kwabaye kubi cyane banjanye ahantu hitwiremera ngo bashike abaganga barareba baravuga ngo nta kintu kirimo basatuye akantu gato cyane abantu basatuye mu kirenge ariko wa gatatu bwaca ku wa kane tukazenduka tugenda ahantu tugenda icyumweru cyose n'amaguru no kuvuga ngo ntaco bari bigeze bakora ndaza ndicara iwacu kweri ndicara ariko nasenze Imana ndavuga ngo Mana sinzabyarira iwacu kandi sinzaje kugisaza nzihangana kugeza nkutsa amenyo abantu bakambwira ngo Dorcas ntuzabishobora
kuko nta n'undi muntu wabishoboye byahara kuko nabandi tungana bimuga bari babyaye abandi nyine bananiwe gutyo bakaja kubasaza cyari ikintu gikomeye cyane ariko ngatekeresema iherezo ryanje neriye ariko nkumva ndaremereye kuko nari mfite Imana kavuga ngo ibyo ari byo zose nta wakurikiye Imana wapfa gufubusa ubwo ngubwo uko murimo mwumva nahoraga mu marira nahoraga mu gahinda nahoraga numva nyine ejo nzapfa Mana we haleluya ariko dufite data ushobora byose ko ndabwira abantu bafite ikibazo nk'iki nagize cyangwa nkabwira abana bacu b'abakobwa ari abari kure ari abari hafi Imana ntiziterera n'umuntu wayo Imana ukuvuga ngo iyo wayinamzeho ntugire ikintu nakimuhisha hari ukunda abana b'abakobwa bagira utuntu bagashira ku ruhande bigatuma Imana itakwitaho ariko iyo yihaye umutima wawe wose Imana ikuryamaho Imana yanjyamyeho Imana iranyubararaho Imana indwanira ishaka Imana ingirira neza haleluya amen Mana ushimwe ndatura igihe kigeze imyaka 20 maze kugera icupa ryanyishe mu kirenge rirazamuka rija mu murundi rigera ahantu Imana irarihagarika yonyine kuko abaganga barambwiye ati urumurame rihita ryiruka rija ku mutima nkakugiye umuntu yakandagira ari urushinge ariko Imana igera ahantu mu murundi irarihagarika rirahagarara kubw'Imana kugira ngo nzabe ndi hano Pawulo arisi kugira ngo werarisa zaviye iyo yavuye nanjye iyo navuye duhurira ubu mbe muvuga Imana ishobora byose Imana yigeze kubwira Yobu iramubwira ngo Yobu ndi Imana ishobora byose ntago ishobora kurogoya imigambi yanjye nikuvuga ngo Imana ishobora byose byabaye ngombwa ko nshakisha uko nja kwivuza ariko nta faranga nta kintu na kimwe mfite nta kazi nta kintu nicaye iyo ngiyo ndagenda cyakora nabanje kurira kwa Mariyamu mara y'imyaka 12 cyangwa 10 sinibuka mbana na Mariyamu aho dukora imirimo ndakora maze kunanirwa ndakibasha gukora ndazamuka nsubira iwacu nageze rugo ndavuga se Mana nje kubaho gute ndabaho gute ko nubu iyo ubyaye iso aguhinga zo kurera babana wabyaye ubundi abantu bakundaga kuvuga ngo binyendaro ariko n'abana bo mu rugo kuko babyariye mu rugo n'abana bo mu rugo isoka guheza n'iyindi nkimwe zibiri ukazaruhiraho n'inka zo kuruha ntabwo ari inka z'umugisha n'inka zo kuruha nizo gutunga abana ngewe ubu ndimo ndakunda ngo ikintu cyose ukuye gusa nyine kuko nubundi mvuga ibintu bimwe bigasa naho bizanye ingorane gutyo ariko tugomba kuza tuvugisha ukuri turi mu minsi ya nyuma yo kubwira abantu Imana ishobora byose hari abantu baje gutanga ubuhamya ugasanga ko barasa n'abapfunyika amazi reka izo zari inka zo kuruha ntabwo zari inka z'umugisha zari inka zo kuruha nduhane nabo bana banje nabyariye aho ngaho ariko data wa twese uzutetura agakura hasi akicazanye n'abakomeye igihe cyarageze nasanze basaza banje ahantu bari bicaye mu nzu hari nijoro ndibuka 3:00 ndababwira nti maze kuremba kandi nabo barabibonaga ese ntimwampa kamasa ngo nje kwivuza kwikura mwiri icupa hari musaza wanje umwe muri abo ngabo ntabwo ari ngombwa nuko nyine arambwira ngo se tuguhinga yo kwica nabi ngo uzayikobwe Mana we iryo joro nabaye nk'umuntu kubiswe n'inkuba ndahaguruka ngo ngiye kuja kuryama nari narubasa akazu kuburushyi kwa data kubera ko nabonaga aho ndara nta mutekano uhari aho nararaga nta mutekano wari uhari ndavuga ngo reka niyubakira akazu kandi nakubatse ntanze amafaranga kubashi uko niko kuri n'abantu bose bo muri ako gace barabizi ngatanga amafaranga kubashi abashi baranyubakira akazi wacu ngashiraho ngira amahirwe hari umuntu w'umupasteri wampaye agahene ako gahene ndakagurisha nkagura umuryango wo gufunga n'ingufuri kugira ngo abantu batazanyinjirana cyari gitangaza cyane uko nubundi bahoraga bavuga ati se uriya we byagenze gute kuko ntibyabagaho umuntu wese byari ngombwa umeze nkuko kwanje ngo byari igihe kigeze
uwo munsi nsohotse aho bamaze kumbwira ngo ndi bombi nkayo kwica nabi sinzayikobwa ndagenda ngo ngiye kuryama ndiayoberwa ndibagirwa ndakomeza ndagenda nje kwitere hejuru sanga ni saa 6 z'ijoro ngeze kure ngenda ntazi ko ndagenda gute ndahaye numva ko ari ngewe nabaye nkikinyi kubera gahinda n'umubabaro nje gusanga ngeze ahantu mu ishyamba ndahagara ndavuga ngo se mana aha hantu ndahava gute birashoboka se hari nijoro igihe mpagaze aho ngaho imana yo naringiye kuvuga ngo imana yo kabyara yarabyaye ubundi twese turabaye imana numva umuntu arampamagaye arambwira ngo Dorcas ngo nguhaye amaraso yo gukundwa haleluya imana ishimwe njewe nagazangira nubundi hari ukuntu nkunda gutekereza abana bacu nzambabwira kizagira ngo nta muntu nyanga ariko ndababaho imana yamaze kuvuga ngo naguhaye amaraso yo gukundwa washaka ugakora uko ushaka kuko imana yamaze kuvuga ngo naguhaye amaraso yo gukundwa kandi Dorcas zinduka ugende aho uzajya umuntu wese uzakubona azakugirira neza imana ishimwe cyane ubwo ni nijoro ndazamuka mva muri ico gihuru nageze mu rugo nka saa 6 ndagenda ngo shike mu nzu mu kazu kanje ndakingura nerekera ku muryango gukinga kubera ijambo nayo numvise rikubise mu mubabaro nsanga nkunda kubwira abantu hari imibabaro ni nyinshi ariko hari umubabaro uba hari agahinda kaba ahantu kumukara gashobora kumenywa n'Imana yonyine umuntu atakamenye ariko Imana yonyine ikakamenya cyo kintu cyarambabaje cyane ngiye ku muryango gukinga nibagirwa gukinga ndahagarara uraca mu bitondo uhagase sanga nabyimbye ukuguru tekereza mana ay mana we ukose ninge ukose mbwiwe ndagira gute ndakora iki meze nabi cyane ngendera ku nkoni yarantubuye amabavu mu ntoki Imana izikura umuntu mu bukecu ikongereka kugira ingumi haleluya data afite inzira ibihumbi acisha mu kugira ngo atabara umuntu wayo ubwo byabaye ngombwa numva mu gitondo ndatekereza ese ubundi woje Burundi ariko natekereje woje Burundi nta tike nta kintu na kimwe icyakura nafite ihene zanje 3 ngira abasaza banje mu gitondo ngiye kuje Burundi kwivuza ngugenda kenda none se nyine ntagenda ndimujanize ihene mu isoko barabarajana barazigurisha rero umwe yahise afata imunda afata indi bambu dufara sinamenye two dufaranga ngo twangejeje kuko nagenze noneho nuvuga ngo iyo umuntu avuye iwacu murenge ari majye ahantu hitwa Ibuvira ashobora kugenda umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kubera aba yateze imodoka ariko njewe nagiye karibu nk'ibyumweru 2 ko naciye mu misozi iyo mu misozi kazagenda ndaraguza ndara hakabaho ngenda iriya habigihu iri ahantu hitwa kundondo habigihu hari igihe ushobora kwinjirira hango niyo nzira ukiriguzunguruka waje kugira icyo kubona ugarutse hahandi winjiriye kubera igihu imvura imbeho ntashobora itaki nkagenda nagera ahantu ngasanga abantu nyine biwacu abanyamurenge nkarara bwaca nagenda nkanirwa gushikana none abanyamurenge nkarara mu babembe bwaca nkagenda nagera ahantu ngasanga nabapfurero nkagenda ndaraguza ngera ahantu ku musozi umwe ugumva nagenzi igihe kirekire cyane ngera ahantu ku musozi umwe witwa ngo ni Gafinda uwo musozi witwa Gafinda ubwo nagendaga indya imbuto z'ibiti tabyo kurya nagendaga ndya mu nzira aho nararaga mu nzira abantu bari bakiri beza barangaburiraga ariko bwaca nkagenda nuvuga ngo ibiti by'iwacu babifite imbuto amapera ibinyomoro ibindi ngo ni ibyufwa ibituku ugasanga imbuto zirimo ukagenda urya tukagenda turya mu nzira nyine ukagenda uca ukagenda urya nuko nagiye ngeza aho kuri uwo musozi Gafinda no kuvuga ngo n'umusozi umanuka ariko mu buryo buteye ubwoba nuvuga ngo nta nawureba hangaha abandi bawumanukaho nyine kuko baba bagenda n'amaguru akoje byabaye ngombwa ko nikurura hasi ndagenda nikurura hasi imyenda iracika iyimbere iracika ndakomereka ndakomereka
ndamanuka ngera Buvira sanga mbona umuhanda wa kaburimbo mbona amashanyarazi nibone sinari narayabonye avuga se kwa hantu bameze nko mu ijuru ko ni kaburimbo mbonye iri miyaga akazuba karimo kakiva ngo habe ni mugoroba mbona amashanyarazi arase ahantu ushobora kuhabonera amahoro ibi bintu ni ibiki ariko reka ngubwiye tudafite Yesu twaba nk'abandi bose Imana ishimwe cyane Imana yagiye idukura ahantu noneho ngo ngeraho Ibuvira nimaze kwika hasi mbona ipoto ryanditseho ngo ukoze harapfa byanditse mu Giswahili hakonje nkumva ese ningoraho ndapfandicwa niki ubuse nanje nabona ikintu kinyica ndaryegamira ndarifata guke uravuga ati kanegamire n'ubundi ni hahandi ntahomba sinzi iyo ndimo nja sinzi iyo ndimo mva simfite itike simfite iki noneho aho naringeze haraho kugenda n'imodoka hatakiraho amaguru negamira rya poto niribuka umukongomani w'umudamu yaraje arahansanga n'umunyakasayi arambwira ati se mama ati wenda ubona uko handitse ndibyihorere nta kibazo arambwira ngo ngwino umbwire ndamubwira ndi nabuzaho ndara anjani wiwe asasira Imana mu mugisha cyane asasi n'ubu ngubu nyine naho namuboneye asasira akarago mu wiwe mu nzu ndaryama ngo cyarambaza kuraje i Burundi ubwo narahagurutse nyine mu gitondo afate anyishurira imodoka ingeza ku mupaka wo mu Gatumba iri yepfo ndagenda ngo shike ku mupaka sinarinzi laissez-passer sinarinzi pasiporo sinarinzi ngo se ndaca ku mupaka gute mirimo y'Imana nahise ngenda ngabona abantu ko baraja mu tuzu hariya hirya nje nkumva turatuzu ndi tundeba kuko nagize ngo ibibazo baje gukemura kumva ndi bindeba niho nari nkibona barriere bwa mbere itambitse y'icyuma wite kukura itambitse y'icyuma kuko iwacu bavuga ngo hari barriere ugasanga hicaye nk'abantu babiri b'abakongomani b'abasirikari kabaho dufaranga ukitambukira ariko nabonye hatambitse mu icyuma kaza nivugisha umutima sure aba bantu batambitse icyuma mu nzira barabona tuca he sinda makuru sinzi ko ari barriere ubwo nasanze yahagaze umugabo nahise nunama ndasesera urasesera munsi ya cacu arambaza atese ugiye kuraje ndaje Burundi noje yambwira ngo ndeke kugenda nkabona karambangamira karanantindira mfite ibibazo sinzi ibintu arimo none se kuraje kugira ko ndaje Burundi ariko none uko ni gutugenda niko ndagenda nkigenda mbwe ntubona ko ndi bagenda n'amaguru ko ndagenda nyine ko ndaje Burundi mwami Yesu uragiye gusugiye Burundi gusa nta laissez-passer hesaba he laissez-passer bahe ariko mana we shimi Imana yamenyesheje laissez-passer haleluya Imana izimenyesha abantu ubwenge ese laissez-passer abahehe arambwira ati se nibi kurimo wewe laissez-passer abahehe arambwira none se niba udafite laissez-passer nta pasiporo numva laissez-passer na pasiporo n'abantu bavukana umva ni abantu bavukana ndamubwira ngo sinzi aho baba Mana ushimwe ndamubwira ngo ntabwo nzi ahantu batuye arambwira ngo none uragenda gute ndagenda je nyine nta kibazo umva nyine niyenda bo baherekeza abantu cyangwa babatambutsa ku mupaka Imana ishimwe cyane Imana himbazwe cyane Imana ishimwe ko yahaye wera risige korwa kimeze gutya kugira ngo abantu babashe kumva gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo nubwo hariho benshi bavyumva ntibibagwe neza ariko by'ukuri ndabizi neza ico kintu Imana ikiguhera umugisha kandi ndagushimiye cyane ko n'abana bacu nyine barimo bashobora kumva ibi bintu abantu bumve ko hari Imana izikura tugire ngo Imana yarananiwe ngo izawe yananiwe kubigeraho Imana izabikora haleluya ubwo yarambwiye ati wewe ntabwo ugenda ndamubaza ngo ese laissez-passer babahehe ko sinarizi ngo laissez-passer niki arambwira ati se kuri mumbaza hari muri 90 ansubiza nabi cyane umutahi w'Abanyarwanda ngo ibikini bikantuka ngo none se laissez-passer ngo kumbaza ngo abahehe ngo laissez-passer ni umuntu none se ni igiki aranyihora ndanumwanya yarafite kumvugisha ndagenda negamira igiti ndarira ariko nkarira ndimo vuga ndariko uyu mugabo aranziza iki koko karanga ngo ndambuka kubera ikinje yaba laissez-passer yarabunzi
mbona undi mugore nanone Imana yagiye inkorera ibintu by'ibitangaza biciye ku bantu yemwe bantu banga abandi umuntu wanga umuntu ubona ko ntacu umuntu amumariye umuntu muri iki gihe ufite urukundo ruke akumva ko nta kamaro undi muntu amumariye yabona undi muntu akumva mufitiye ishyari kunda umuntu kuko byose uzabibona ku muntu ubwo naragiye umuntu uwo mugore ahita nsanga aho ngaho abona ko ndarira hari abantu benshi bagira imbabazi arambaza mama nikigiye kikuriza narindi moje Burundi none bangaruye ndise bakugaruriye iki ko barambaza rese passe sinzahatuye na passport sinzahaba sinazamenya no kunabivuga aramfata ukuboko anjana muri twatuzu atanga amafaranga mbona bampaye agapapuro bamukanje Burundi Imana Imana data wa twese azategura umuteguro zanibuka igihe yigeze Imana yigeze kurinda Mose Farawo yavuze ati umwana wese w'umuhungu upfa n'ukwica gusa ariko kuko umugambi w'Imana imurindira mu gaseke Yesu ashimwe cyane imurindira mu gaseke kugezaho umukobwa wa Farawo ananirwa koga pisine abona pisine zamurambiye aje koga mu ruzi mu cyondo kugira ngo uwo mwana abona gakiza haleluya amaze kumujyana ngo mushiki we yaramaje atese no kuzanira umuntu umurera aramubwira ati genda umuzane azana nyina umukobwa wa Farawo aramubwira ati genda umunderere kandi nzaguhemba akazahemba nyina w'umwana kandi amwose Imana ikubika ibyawe nza nkunda kubwira abantu ibyawe ahantu bizaca iyo envelope ni vierge iyo nzira yawe ni vierge nta kindi kintu kirayicamo nuvuga ngo izasatura ibyawe ubone ku mugaragaro nubwo abantu barimo bakurwanya nubwo abantu batagukunda nubwo abantu umuntu yivugira uko ashaka nubwo abantu bahagarara bakagutuka nubwo ugenda ukazubona abantu ko baranyura n'inzara ibyawe Uwiteka yaguteguriye irabise hari ahantu bizanyura Imana ishimwe cyane ubwo byabaye ngombwa ko ngera i Burundi ngeze i Burundi ngera mu isoko y'ahantu hitwa mu Ijabe umugore warunjanye nyine arambaza ati se nicaye mu isoko arambwira ati wirinde hano bariba ati ku buryo bashobora kwiba n'ijisho kubera mubabaro nari ifite nge sinamenya ko ari ngira ngo none nyine bokuramo n'ijisho nyine ndavuga se Mana we sinzi byari zarandenze nari nsa ngaho ndacumva ese Mana uje ufite kumwe nibongera kujana ijisho ndagira gute Mana we ndakanura asanga natokowe asanga amasoko ararira arambaza niki mama ubwo nari mukecuru kubera amateka uri Imana arambaza ndamubwira nti naza ndeba cyane ngo batantwara ijisho Mana we noneho biramubabaza ahita ndambika ibiganza aransengera arangije arambwira ati se urarya iki uranywa iki azana amazi mu gacupa aya mazi nyine kubera ko iwacu habaga kanyanga n'umweru niyo nari kibona amazi yo mu icupa ndambwira nto yanje narakijijwe narakijijwe ibisino bimwe nibutse ko yazanye icupa rya orange noneho mbonye ni mu icupa n'inzoga n'ukuri ndamubwira ndi twebwe iwacu binditse atuye twarakijijwe ukora kuri Imana iteye ubwo narabyanze byose biramushobera arambaza ati se kuraja hehe ndamubwira ko ndaja kwa Jorojeta ninko kose ari kwicanga ukavuga ngo ndashaka Mariya w'Ikigali Jorojeta uko gusa Jorojeta none se nda adresse nuva adresse ni mwene wabona barese passe kandi kuri none ari ncumva adresse rya mbere none kuragenda gute nda adresse simuzi kubyukuri ntabwo nzimuzi ntawe twanazanye Mana ukora kamubwira nyine kaho ari nk'umuntu nda adresse twazanye none kuragenda gute ndiko ndagenda nyine none se ahujura hamenya gute se adresse ni uzurangira abantu aho baja nawe abona noneho byamushobeye Mana we se biragenda gute noneho arambwira toya ndagusubiza ibuvira kuko sino gusiga yabonye ibyo ndimo si ibyo kwigirishwa ni mbese nuburindagizi bwo kutagira icomenya nagahinda n'umubabaro ko ndarira amarira menshi arambwira ati sino gusiga mama ndagusubizayo tugisohoka mu isoko
dusohotse gutya umuntu yabajije bwa mbere tukigera ku muryango w'isoko yahise amubwira ati yo ati kwa Jorojeta ati ngahari haleluya imana izakubera adresse mama imana izakubera adresse mubyeyi abagabo imana izabera adresse ababyeyi imana izabera abasore bacu n'abakobwa muri iki imana izababera adresse nubwo abantu batabareba nubwo abantu batabitaho ariko imana izababera adresse uzabaye ngombwa rero ahita ati nguri ya Jorojeta ati iriya nzu nomero 9 ati kwibarabara rya mbere mu Nyakabiga twese tugenda turahagera sha mana tuhageze Jorojeta arambwira ati yo ati karibu cyane kuko yagazaze wacu kwa Mariyamu arambwira ati karibu cyane karibu ati soje gira ati naje kwivuza ati nzagucumbikira ariko nyine sinzaguherekeza kwa muganga nanje mfite ibindi ndimo yari umupfakazi bwarakeye mu gitondo nzinduka nja kwa muganga ngenda ahantu hitwa Prince kuko iri iwacu murenge kuzukuri titwakundaga kurwara hagaze harwara ibisaza n'ibikecuru iyo ariko nta mwana mutoya ngo ararwaye ngo araryamye kabene bizu umutwe bisanzwe kandi agakira nta n'ikinini anyweye ko nyine amavuriro yabaga kuri sinari narigeze ndwara ngo niyenda ngo ndabizi ngo umuntu aragera kwa muganga ngo atore ibipapuro ngo yandike ngo agende nasanze abantu bicaye ku ntebe abakecuru bafite impapuro kaza nibwira ku mutima se baba n'abanyeshuri ko mbona abakecuru bashaje ubusaba baraciga sinigeze menya ngo natangirira hehe nahera hehe ariko data aza sirimura imana izi sirimura umuntu ikanakumenyesha na adresse haleluya icyo gihe nabonye bicaye biranshobera ndicara nyine mfa kwicara ndafite icyo ntegereje nukuri ta mafaranga nari mfite ndani giceri na twa dufaranga bambaye sinzi yo twashiri sino kwibwa ngo zarize ngo zakoze iki ndicara gusa ku ntebe ndicara gusa igihe ndaho mpamaze umwanya numva ryajwi ryampamagaye imurenge rimbwira ngo Dorcas ndagukunda numva rirampamagaye ngo Dorcas ngo bari miryango ngo winjire umuryango wa 5 haleluya bari miryango winjire umuryango wa 5 nabazi imiryango ninjira umuryango wa 5 nijiye gutya nahise nikubita hasi nahoragandira mfite ishavu ryinshi natekereza iwacu kunta abantu bangana natekereza kuza nje nyine natekereza icyerekezo sekonda jahe nzamara ikindi umuntu ki nyine nkumva ndinyagupfa nijiyemo bitani kubita hasi nsanga muganga yicaye ati se niki wabaye iki ntangira kurira amarira menshi arambwira ati se niki aratangira arasenga haleluya arasenga ari muri kino gihugu ngo ni focus nasanze ari n'umunyarwanda namumenya sanze hano mani mumugisha atangira kunsengera aravuga ati mana uyu muntu y'umubabaro arambira ati mama witwa yamaze kunsengera gutyo arambaza ngo witwa nde ndamubwira ngo nitwa Dorcas arambwira ngo Dorcas we ngo imana irambwiye ngo nkuvure ku buntu iyo haleluya mani shimwe kuvure ku buntu ariko uri imana nkuvure ku buntu kandi ngo ikibazo cyose ufite ngo ngikemure mana ushimwe ese numva asa n'umuntu ugiye muri koma arambwira ati kandi kindi ni jewe uyoboye ibitaro by'ibimuga byose mu Burundi ati ibyuma byose ubona ahangaha nibyo gupima ahantu hose kugeza no kwino no kurutoke ndagupima ndagufata ibipimo byose imana winyine irambwiye ngo nkuvure ku buntu yayisanyuriza ku gitanda arampima ahantu hose arambwira ati Dorcas we ati genda Igitega baje kukubaga kuguru aho yaranyohereje Igitega nanone ndakundo nari kugerayo ntatike se umuntu ncumbikiye ndongera mubwire ngo ndatike mfite ndagenda ndataha arambwira ati ngo urwandiko urushira uyoboye ico kigo agushira mu bitaro simfite aho ngiye simfite uwo nsanze ndagiye ngo ngereyo narayaho ko mama nyine Jorojeta ndagenda Igitega ngenda ntatike ninjira mu modoka gusa twagera mu nzira nyine tugiye kuviramo nyine tugeze muri gari baravuga ngo ngaho nitwishure ngewe nkabwa butesi bwacu nkavuga siko nanje yombwira ngo nishure ntabona ukomeze byose byaramurebaga yabwira abantu ngo bishure nje kumva sindimo ko gati ntabwo nishure se nakwishura gute
mwana we ariko data Yesu uri mwiza mukanya numva arimo afata ngo nishure numva umuntu aravuze inyuma ngo ariko sinaguha amafaranga y'abantu babiri ngo ni umukecuru nishuriye hari igihe uzuba mukecuru bitewe n'ibibazo agihura nabyo uri umukobwa ariko abaye umukecuru nari umukecuru kuzukuri nari nujuje ibyangombwa by'ubukecuru ariko aravuga ngo niwe nishuriye nuko abansiza aho ngaho uwo mumama nawe nagiye kuvaho Bujumbura arambwira tugende nugera Igitega ubaza umupfakazi witwa Sara w'umudiyakoni kuko baza ngo si umupfakazi Maria ni wahe abo mbaje Sara akabase gutyo gusa Sara w'umupfakazi w'umudiyakoni ko abantu badiyakoni buzuye igihugu sinzi ukuntu nabonye umuntu ufite ka Bibiliya mu ntoki witwa Auguste naje kumumenya nyuma ndamubaza se ntuwondangira umupfakazi witwa Sara umudiyakoni yo ati kwa Sara niho mvuye haleluya Imana igira adresse Imana iratunganya Imana igira ibintu ko ndabwira abana bacu turi kumwe mwagize umugisha wo kubana ni mugende muzirikane mwizirike ku Mana haleluya kandi ndabizi ko abandi bazabanga ndabizi ko nimwanga gukora ibyo abandi bakora bazababona nk'ibigoryi ariko data babikiye ubwiza data bateguriye ibintu sinzi impamvu yanabazanye hari ikintu Imana igiye kubakorera hari ikintu Imana igiye kubakorera gikomeye Imana igiye kubazanira ibyanyu bibitse muri envelope Imana igiye kubazanira umugabane wanyu aho usengera hose genda ukomere usenga Imana mu ikora bitangaza Imana igiye kukwibuka cyarageze nyine ubwo ngubwo uwo Auguste arambwira ati kwa Sara niyo mvuye ati kandi Sara ari mu rugo ahita afata umuntu aramperekeza yazanye igare ndambwira ngo igare sinzi kurigenderaho ahita ariho uwo muntu urifite ararishora nanjye aranjyana Imana ikorera igitangaza nageze kwa Sara akingura marido akingura n'ahantu mu bakire arambwira ngo karibu iyo karibu yankubise ku mutima ndagenda ndahwera nikubita hasi ndahwera ese nijewe abwiye karibu nijewe ubwiwe karibu arambwira ati yowe ahanyiyegereza cyane ko akunda abarundi bavuga neza ati none se atuvuye nabashaga kumuvugisha se kondarira bimwe biteye ubwo nicaye kwisima none natekereza ukuntu umuntu ambwiye ngo karibu nateke ese yambwiye karibu gute duhuriye Mana we gakurura Imana nkabona Imana urakomeye Mana we naje ngiriye ikizere naje ngiye ku umuntu ariko nyine nanone narije naga nkumva jewe nduworoheje cyane ubwo Sara ahisa kubita isengesho nananiwe kuvuga nananiwe kumureba no mu maso reba umushitsi kwinjira muza gahita yikubita sagatangira kurira Sara arasenga ayiwe geje agatarambira ati witwa nde nitwa Dorcas arirukanga habaga za telefone zo mu nzu arirukanga afata za telefone Maria we Teresa we mama Mugisha Dorcas yaje haleluya munshimire data Mana ushimwe muzamumpera data cyubahiro kwiriye arambwira ati Dorcas we Imana yaratubwiye ngo uzaza ngo kandi ikibazo cyose ufite tuzagikemure umva umugambi w'Imana umva umugambi w'Imana ku muntu wayo haleluya arambwira ngo Dorcas we Imana yaratubwiye turimo dusenga muri groupe turi kumwe n'abasirikare iratubwira ngo hagiye kuza umuntu witwa Dorcas ngo kandi afite ikibazo ngo ico kibazo ngo muzagikemure ubwo yari telefona abo Imana yababwiye bari kumwe umva Imana we irantegurira yo nageze aho ngaho baraza nimugoroba bose baza kureba Dorcas barabaga inkoko barateka turishima nabo basenze barangije barambwira ati Dorcas tugira ikibazo na kimwe bakambaza ugira biwanyu ndi ndabagira none nageze aho nkaza ntinya kuvuga imyaka 3 irashira nta muntu wacu urahagera bahise banyijiza ibitaro bahita bambaga ishukuguru
bahita banyambika isimigera ahangaha baravuga ati Dorcas ndiyo ryama muri ibi bitaro kuko nagiye kwica banyije ibitaro sayine ngonje kwitera hejuru usanga ni saa 11 za nimugoroba ikinya kimvuyemo abantu bose baje abagore bakomeye harimo umugore witwa Maria umugabo wiwe yari umuntu ukomeye ngo niki cyatumye Maria agera hano muri bino bitaro noneho agakecuru kari mu nguni k'akarundi gashaje ndango navuyemo kapfuye gashaje cyane ahita avuga ngo mureke mubabwira abatubwire abambwire se yaranzi ngo bavuze ngo uwo ni umugore w'umugabo ukomeye dufite haleluya yagiye amaze kuruhana umugabo ukomeye ngo kandi umugabo we ngo atuye mu Buraya umve nawe ntanzi naho nawe amboneye murabuze ngo tuye mu Buraya dufite Imana iri mu Buraya haleluya mwihangane dufite Imana ituye mu ijuru aho ibintu byose biri nta kibazo uzogira nta kibazo na kimwe muzagira dufite Imana ituye ahakomeye ukura kure Mana abaganga baravuga ati Dorcas mu mukura ha ntasukwiri hano mu bitaro mujane Dorcas igihe kizaza kigera tuja gukura hisima cha tuba telefona mu muzane banjana mu rugosha bangendesha imyaka 3 bakaza banzana ibyumweru 3 bishize bagakura hisima ukwezi gushize bagakura hisima bagashira hiyindi imyaka 3 irarangira yewe imyaka 3 irangiye naje ndahaguruka mbu umuntu bantu b'Imana bamugisha bantu b'Imana riko ubwo kugira ngo umuntu agere kuri ibyo hari ibyo umuntu aba yarigomwe hari ibyo umuntu areka kugira ngo Imana ikugirire neza igihe cyarageze maze gukira akaguru nasubiye iwacu Murenge hari henshi ndakunda kubivuga ariko byabaye ngombwa ko nsubira Murenge ndavuga ngo reka nsubireyo inje kubereka naringize ngo mpite nza hano mu Rwanda ngo hari yabaye 9-3 ku mwisho 9-4 haya reka nsubira Murenge abagiye bavuga ngo yarazerereye ngo yabaye umuntu ngo yarihebye ngo arazerera kwa kundi ko abantu nkabige birirwa bakubeshera babonira kumwe n'umuntu nk'uyu ngo ahango nabonye bavugana ngo nakari agashora ngo ashobora kuba ariho yagakuye kubera ishyari ndavuga iki kintu sinocihanganira ngo nje mu Rwanda iwacu batabanje ngo bambone ndazamuka nje Murenge nja kubereka Imana ishobora byose haleluya kandi narahageze basaza banje bafata ihene y'igitangaza barayibaga duhamagara abavandimwe turarya turishima barashima Imana yakwibutse bose barakwibuka ubu ndi bazahaguruka se wa munsi ndi bazahaguruka mwebwe mwese mumeze gute ndi muri bamwumva wa munsi ndi bazahaguruka ayo bavuga nganiki barabaze turarya ngo turangize ndagaruka nahise nsubira Burundi gatoya igikweto bari banyambise igikweto gifite ibyuma ariko ibyuma byo gufungira hano inyuma bitasubirayo bagikora henga muraho gatoya mpita nambuka mu Rwanda nanone nziko ntashi wacu ariko nta muntu mpasanga nyine mbaza nazanye n'umugore wa musaza wanje iwe nyine aja ku mugabo wiwe kuko umugabo wiwe nyine nawe yaravuye iyo ngiyo nyine aje bafasha u Rwanda ngenda gusenga twase ari kwa gatandatu ku cyumweru nja gusenga mu Nyakabanda ngo mpagere mpasanga ozi umugabo waramuzi aravuga ati Dorcas yagaza zikabera uri hano nuko naje simbizi kuko nyine twasanze mu Rwanda hari ibintu byinshi amaringiti y'igiciro amakuvuro ibintu byose byandagaye ariko naciye kwa Maria marambira ati ndugatore n'ikaramu byabaye ngombwa rero koze anjyane wiwe aho tadusengera nyine nawe rari saha mu Rukiri anjyane wiwe ndahabaye umunsi nja gusenga i Remera 9-5 tugiye gusenga mu rusengero nkinjira gutya nasanze umugabo ayoboye cyenagize ngo n'umugabo mukuru nkinjira gutya uwo mugabo Imana iramubwira hahagaze iramubwira ngo dore wa mugore wawe nakubwiye nguri yaraje haleluya Yesu we ariko Imana nizi Imana igira inzira ibihumbi pastor wanjye Imana iramubwira ngo dore wa mugore nakubwiye nguri umugeni wawe araje ngaravuga ngo arabwira Imana se ko ari macumbagira ko ari kumugaye uko se bimeze gute kuriya bimeze gute Imana iramubwira ngo hariya ni mu mugisha wawe uzingiye reka nkubwire mwana wa ntukarebe umuntu w'ibogari atazakurya
reba ubushake bw'Imana bukwerekezaho kandi hari ikintu abarokore bakunda kuyoberamo ngo reka nsenga Imana ugasenga werekeje ku muntu ushaka uriya ntimuza murambana yewe noneho nanjye aho nicaye ngubu nicaranye n'uyu umupasiteri twari turi kumwe ngo ni Tito Gatako ari muri Canada yahise ambwira ngo Dorcas ngo Imana imbwiye ngo uriya mugabo uyoboye ngo ni umugabo wawe ariko pasiteri we ntuzi ko umukobwa w'umunyamurenge atazabona umugabo umugaye ikindi cya kabiri pasiteri ese umunyarwanda uko nguko kurambwira gute twebwe nditwangaga abanyarwanda kuko twari tubazi iri iwacu twari tubazi twari tuzi nyine twari tuzi umunyamurenge ku munyamurenge mbese wumvaga ari nk'ikintu kikizira mbese bidashoboka ninjye wanashatse umunyarwanda mbere ariko ubu ndimo ndabwira abakobwa abanyamurenge bose nimuze mushaka abagabo b'abanyarwanda ukunda ari abana beza uzi ukuntu batetesha abagore sha sihorere bireke Imana yankoreye ibitangaza ubwo ngubwo icyo gihe hari 9/5 irashira uwo mugabo abizi nanje mbizi ku ruhande rwanje 9/6 mu kwezi kw'icumi urumva ko umwaka nawe warugiye gushira tuzamukiremera kuri peta muri korara amahoro bisanzwe n'abasemukiza ngo tuhagere dusanga pasiteri wanje nyine arimo arubakisha amashuri y'abana yambaye n'inkweto rwose yari yambaye udukweto tw'abagore twa chipusi yaravuye mu cyumba cy'amasengesho ziko arimo yabaga hariya mu barwayi noneho arampamagara ati ngwino nkubwire arambwira ngo Imana yambwiye ngo ejo bazatwerekana ubwo hari kuwa gatanu hari kuwa gatanu nimugoroba nko mu masaa 7 Imana yambwiye ngo se ngo bya bindi yakubwiye nawe ngo bifashe gute ntabyonzi kandi nabyo ntabyonzi mbizi ntabyonzi none se ntabwo Imana yakubwiye ko tuzabana ndaseka ndahwera njyewe mbana nawe ijambo rya mbere ndamugaye nukuvuga ngo umukobwa w'umunyamurenge w'ikimuga nta mugabo azabona icyo ni icyambere ukimenye ikindi cya kabiri munyarwanda gute muzihe nzira gute zocaye ibyo se birashoboka arambwira ati ko ari ko Imana yambwiye nayo wewe genda uyibwire ngo nje ndi umunyamurenge nyamurenge sigiki ndamugaye sindimo ntekereza niba ngibi Imana igiye kunkorera ahubwo ndimo ndishira hejuru ngo sinashakanwa ariko byukuri haleluya ako kanya nkiraho ngaho yahise ambwira ati reka nguhanurire ahita afatwa n'imbaraga aho ngaho arahanura ubukwe bwacu aravuga ngo ejo bazatwerekana ngo kandi kimenyi ngo bazatanga amafaranga menshi ngo bazasasa igitenge hasi ngo batanga amafaranga menshi kandi ayo mafaranga ngo niyo tuzakoresha ubukwe haleluya tangaza none kandi rero wikwirirwa undushya ndabizi kubizi cyane Imana yambwiye ngo nkubwire ndabizi kubizi ngo yarabibwira se umukobwa w'umunyamurenge n'uwanjye genda we mubwire haleluya nahise mubwira nti ndabizi ahita mfata ukuboko tuba tugiye muri biro kwa pasiteri Karuranga Edouard ambwira mpase ngo dore umugore wanjye iwe we pasiteri ati ndibishoboka we uwo munyamurenge wowe mukura hewe abanyamurenge n'amakode bagira wowe umunyamurenge birashoboka se haleluya Imana ni gitangaza ubwo yambwiye gutyo arambwira ati we ati umunyamurenge byoshoboka ati ntabwo bishoboka we ati reka nzane urupapuro aradusinyisha kugira ngo ntabivamo aravuga ati murasinye mwembi hagize ubivamo tuzamuhagarika ejo kuwa 6 bwarakeye baratwerekana ariko byatumye mbikora vuba ntarabwira abi wacu kugira ngo bitancanga nubundi urumva nari maze imyaka 3 Burundi na hano ngiye kwamara 2 nari maze gusobanuka nubwo bari kuvuga ngo ntugende nje nari kuvuga ngo ndagenda ko nubundi ese ubundi bari kubuza ubundi se bari kunshira he nubundi ndaho byaruko ubwo twarerekamwe kuwa 6 batanze amafaranga nyuma y'ibyumweru 3 dukora uko kwakundi yabihano kwakundi nyine kurya nyine batanga amafaranga abanyarwanda nyine niho narindi nubundi ahita umwakaza ati amasafuriya nzayaguha ndakaza ati ibyo kwiyorosa ntugira ikibazo ndakaza ati amasahani yo naragikemuye ndakaza ati imyenda yawe ntugira icyo wiba Imana idukorera ubukwe nyuma y'ibyumweru 3 dukora ubukwe tujya kwipimisha sida
narabwiye pasiteri wewe yarakiri mwarimu tukazuza kundeba ntukaze kundeba nanjye sinzaza kukureba atazagira uzatubonana ngewe mfite telefone mu nzu yawoze wewe uzugenda kioske iremera uje gutelefona kuri kwa Virginia umbwira icyo ushaka umbwira icyo wifuza kugira ngo ndagira umuntu uzatubona turi kumwe kuko numvaga byo ibibazo duhuye n'abacu nyine twese gutyo tukaza tuvugana muri ubwo buryo tuja kwipimisha ijya mbere baranga taya uyu muntu nanuse gutya kandi akaba ari umunyarwanda si muzima dusubiyeyo taya bashobora kuba bibeshe nimusubire gatatu kose tuja kwa muganga aravuga ati mugende mukora ubukwe ndakibazo ndibi ibyo bintu mwebwe mwemera mutemera ivarisi ndayikorera ndagenda nta kundi ndagenda zabaye nyine byaciye mu buryo bugoranye ariko nyine biba ngombwa dukora ubukwe ubwo twagiye gukora ubukwe amagambo abaraje n'umukecuru tazabyara man ubukwe barakuvuga numara gukora ubukwe bazavuga ngo tuzakora ubukwe numara kubukora bazavuga ko utazabyara numara bazavuga ko utazashingira nuko niko abantu bameze umukecuru afite imyaka myinshi ntacyo azakumarira kandi nta wundi muntu ugira muvukana ubwo ngubwo nashyize ibyumweru 2 nari ntwite mbamzaye umuhungu haleluya haleluya kandi shimwe Imana y'amasezerano Imana zihoza amarira mzaye umwana w'umuhungu afite amezi 4 mbangiza indi nda mzara undi muhungu haleluya afite umwaka mbangiza inda mzara umukobwa Imana shimwe datarante tururaye ubu naje nabaye mama nabaye mama w'abana mama pasteur pasiteri wacu umugabo wanjye arasengerwa ubwo nabyaye noneho mbaye umuntu noneho Dorcas muraho none se iyo babonye wa munyarwanda yise umwana ngukize baraza gusa nyine ariko nako gatelefone kaboga nako ni keza cyane nawe bakwibutseho bakakuvugisha mundi cyari ibintu biraho ngaho nyine Imana ingirira neza cyane mbamzaye abahungu 2 mbamzaye umukobwa ejo bundi muri corona Imana ikora igitangaza agakobwa kanje karashingirwa ubu gafite umwana umuhungu waje arashingirwa ubu bitabuzukuru 2 haleluya umuhungu wanjye yabyaye umuhungu umukobwa wanjye abyara umukobwa umukazana nkagira umukwe haleluya nabyaye abana 3 abahungu 2 n'umukobwa none ndi mukubara nkabona ni 7 hariho undi muhungu wanje utarazana umugore bazaba 8 uvuga ngo mfite umukazana kagira umukwe kagira abuzukuru 2 kagira umwana wanje w'umukobwa kagira umuhungu abo si 7 nzaguka nzaba munini nzaba muremure nzasagamba kubera ko Imana iyo yavuze ntawayikoma mu nkokora haleluya Imana mwiviringirira neza mbasha kubona abana ubu mfite abuzukuru naje ndagenda mu nzira Imana yangiriye neza yampaye umugabo mwiza pasiteri waramuzi umugabo w'umukirisitu umugabo mwiza ndatuza ndaceceka mererwa neza Imana impa abana bitonda Imana impa abana bakijwe data ndiyo guhangika ndaza apfa guheza umuntu ikintu kimeze gutya ntabwo byokunda aguha ikintu kigororotse bantu b'Imana mureke dukorera Imana tudafite ikindi kishingikirijeho kandi umwana w'umukobwa nuzaza wumva ugezeje igihe cyo gushaka pfuka mubwira Imana ngo Mana mpuri mu bushake naza tukavuga ngo ngo isura ngo suyu nashakaga ngo sugira gute Imana izana uko ishaka Imana irimira gutegurira ibintu byiza Imana irimira dutegurira imigisha shimi Imana cyane ko impaye akakanya ndanezerewe kugira ngo mbashe kuvugira Imana nukuri abantu barimo batwumva mugende mukomere nyuma y'imibabaro nyuma y'ibindi bihe bitari byiza Imana izana ibyishimo Imana tugiriye neza Imana iramfasha ubu ngubu by'ukuri meze neza gusa nyine bikomeza bikakuguruka ukaza kungaruka nanone abaganga barambwiye ngo kubera ubumara bwishi kubera ubumara icupa ryamazemo iminsi ngenda kurwara kungaruka nanone nshaka uko nivuza nubwo nyine kwivuza bitaba bishoboka bitakunda ko bisaba amafaranga menshi ariko nanone genda bisaba kwivuza hamwe n'Imana turashimye cyane dushimiye we ari umukozi w'Imana Mana we
Mana we wagize neza cyane Imana iguha umugisha amen kwaduhaye aka kanya murakoze nshuti abadukurikiye ubu buhamya nabo kubaka ntawayikoma mu nkokora nta muntu ushaka Imana mu nkokora hari umuningere mbye gute ngo ntawayikoma mu nkokora Imana igumugisha kandi nta nubwo tugutumiye ngo birangire aho kuzanaza no kutuganira ijambo ry'Imana yego abadukurikiye kuri gusenga Rwanda nyamabwe umubyeyi agira ijambo ry'Imana agira guhimbaza abantu barabizi rero rwose byose Imana izagenda ifasha urashobora amapase simbizi nimba inimero ushaka kuyitanga ntabwo mbizi ariko Imana igikoresha abantu yego kandi nacyagiye yakoresheje abantu iyo dutumiye nziko abantu bagusenga Rwanda bakurikira gusenga Rwanda bajya bashikira abakozi b'Imana bajya bashikira abantu b'Imana ukaba uri hano nkurikiye uri muri Amerika uri mu Busuwisi wumvushije ubuhamya mama Dorcas tugejejeho bukomeye cyane bw'imirimo y'Imana ntabwo yarazi ko azaba mama pasteur mu gihe bari bazi ko azaba igikecuru mu gihe bazi ko atazigera ashaka mu gihe bambaga ko byarangiye abantu bose baramuvuyeho umuryango waramuvuyeho yarabaye ntabwa ijuru ryari muri tekereza ko azaba mama pasteur wacu Imana shimwe birashoboka kuba baye nawe uyu munsi birashoboka ufite agahinda kenshi birashoboka ufite ibikomere byinshi birashoboka ko umubabaro ufite ushaka gutuma wiyahura ndanya ngubwe ngo komera ushikame Imana igufiteho umugambi mwiza birashoboka kureba uko ngo nta babyeyi birashoboka ngo nta muntu unyitayeho Yesu akwitayeho mwagiye mwumva ubugi Imana agiye mucira inzira akajya ahantu agasanga Imana yaravuze akajya ahantu agasanga Imana yaravuze atazi passport aziko passport ari umuntu ariko witeka we ntawayikoma mu nkokora ufite ibikomere ufite agahinda ufite ububabaro ufite ibigeragezo bitandukanye ku buzima bwawe urireba ukabona nta cyerekezo ureba ukabona nta hazaza hawe ariko ngo ubwenge mu ijuru hari Imana ufite umugambi mwiza hari Imana iguteguraho umugambi hari Imana igambira kukugirira neza ntiwiyahure niwiciraho iteka icyo kigeragezo ufite kizarangira uwo musozi uzarangira ubu nawe aterura abuzukuru ubu nawe uyu munsi afite umukwe uyu munsi afite umukazana amateka yarahindutse nahamane muri kuzimu yazikuka kandi ntabwo azabashobora Imana ituvana mu bwiza itujyana mu bundi ndajya nkubwire ngo humura ukomere impamvu abantu b'Imana babajanga gutanga ubuhamya kuba ari ukugira ngo ukomere ku munsi mubi umuntu agira umunsi mubi umuntu akagira umunsi w'amashimwe ntabwo ari uzikura munsi uzavaho ingutumira tuzagana ku munsi mubi tubwira abantu buryo bakoma kwihanganira umunsi mubi umunsi musho gutuma umuntu yiyahura umunsi musho gutuma umuntu yiciraho iteka ariko umunsi mubi hirya y'umunsi mubi hari no munsi mwiza tega amando lepa hirya y'umunsi mubi hirya y'ibikomere hirya y'agahinda hari no munsi mwiza mama pase ndazi isengesho ryiza ndaze kugira isengesho Imana yaguhaye isengesho yaguha amavuta ndagira ngo usengere umuntu birashoboka ko ari umubyeyi udukurikiye hari umukobwa udukurikiye hari abantu udukurikiye hari ubana ubumuga udukurikiye abona ko bikomeye nta cyerekezo byamucanze ndagira ngo usenge Imana uko muka Imana kuyobora ukomeza abantu b'Imana yego murakoze cyane reka ndirimbe none ya nomero uze no kwitanga yego reka ndirimba akavesi kamwe mu ndirimbo imwe yamfashaga numva ngiye gukora icyaha ako kantu kakaza n'indirimbo ivuga ngo nje ndi umukristo ni igitero ca nyuma ngo nje ndi umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wawe ndi umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kikanibagiza ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami Yesu genda umukristo uko ndi kose maze nindumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa haleluya zabona amahirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira
wagiye ibyinshi mu bitavurwa zabona amahirwe Mana urakomeye terefayige mano lepa Mana uteye ubwoba hori asiri hori Mana uri imbaraga zacu uri mwiza darabone mana uri muremure fari ya mano na the fire man ntawabasha kukubaza ngo ibi ngibi wakoze n'ibiki ntawakugisha impaka ntagurinjajwa uvugira ibindi ukuvuye nubwo abantu basigaye bavuga byinshi ariko uri Imana wigeze kubwira Yobo ngo shobora byose ntabwo ishobora kurogoya umugambi wawe ntacarogoya umugambi wawe Mana wigeze kubaza Yobo uramubaza ate se ise w'imvura uramuzi bamenye nuko imvura nayigira se data we ninde wakubaza ngo uzakozwe n'ibihe kuri we rarisi ninde wakubaza ngo uzakozwe n'ibihe kubo turi kumwe ninde wakubaza ngo uzakozwe n'ibihe kuri njyewe ukora icyo ushaka mu gihe cyawe Mana utumenyesha igihe mu izina rya Yesu harimo abarimo batumva abarindu barimo batwumva bari kure cyane hari abari mu bihugu zo hanze hari abari hano muri kino gihugu hari abafite ikibazo nk'iki ufite ubahe kwihangana ubereke ko nyuma y'agahinda hari ibindi byiringiro mwami abantu badukurikiye bo hanze ubaho umugisha utagabanyije ubagure mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri kugira ngo babashe guteza imbere abakozi b'Imana kiki cyumba bagiteza imbere bakora imirimo ikomeye kugira ngo ijambo ryawe rikomeze ryaguke urakoze data kutugiriye neza nukuri nabuze ico navuga nabuze ico naguha ariko mwami Yesu we ngo haye umutima kugira ngo bashe kutwihanganisha muri iyi minsi fasha igihugu cyacu gihumugisha ndagushimiye ko igihugu cyacu caduhaye agaciro ndagushimiye mwami yo nibukaga bavuga ngo kamuga bampamagara izina ritari ryo ariko ubu bahinduriwe amateka igihugu cyacu gihumugisha igihugu cy'u Rwanda gihumugisha abayobozi bahumugisha aho dukorera hose bahumugisha mwami Yesu kugira ngo tubashe kwagura ijambo ryawe urakoze data kukugize neza icyo ngukundira gusa nuko iyo tuvuze rimwe wumva cyane kuko Imana ishobora byose ni mu izina rya Yesu tubisabye imbaraga zawe zirahambaye imbaraga zawe zirakomeye niyo mpamvu tukuramya niyo mpamvu tukurata niyo mpamvu tugusingiza haleluya ababyeyi baguhimbaza isi yose Afurika igihugu cyacu turakuramya Yesu turagushyira hejuru watubereye Imana ushimwe Mana ushimwe imigambi yawe ni myiza kuri twebwe Yesu tuzamuye imbaraga zawe tuzamuye ubutsinzi bwawe mu gihugu cyacu tuzamuye ubutsinzi bwawe ndetse n'Imana reboniya agira amashimwe karuhura ushime karuhura ushike papa